akira ndabinoza usanga nukugenda guhobera guikibizu bahita gukunda urukundo rutumbagira rubatumbagiza reka binoze guhoberana no gusomana rembo nabitira bizi buri kintu cyose cyo muri karitsiye nzanye kugeza ariko kiragihungu Chitondere ya none yambwiye ngo araguhobera ngo aguterure ngo aguhe bizu umva nanjye byambabaje Bagina na Yesu. How do we have this? What it be this? Bagina na Yesu. Undebere umuntu. Cy'abakobwa wewe usigaye ubyuka ukubura mwana wabaye umukobwa harabura kwambara ijipo ndebera nk'iki ariko shambo nabi nukwirirwa ugenda urebuzwa mu ngo z'abandi reka nkubwire kandi wowe amakuru yawe ndayafite muri iyi karitsiye umuntu ukujye wirirwa ugenda ureba abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi wowe amakuru ndayafite reka ugenda unabunza uwo muda wawe ureba aho ngo byahiye ntabwo nkuzi se amakuru ntabwo nyazi. You want to please others and displease others. Wenda kuzi amakuru yawe yose What it be this? umva basha we cyawe usiku none se papa ajya agenda yirirwa bunza amagambo avuga abantu What it be this? itonde nkubwire wowe cyawe usiku nyamara ibyo mubwira dore nguyu ese kiri amatema twumva ngiye ku muhanda kwizanira inzoga yo kunywa kuburiye imboga yose yirangiza nanjye ndaje ibyaye nambona bihita birabareba ntago jye bindeba we cyane mbona bitoka reka mubwire wowe paragiye urejye ugenda we makuru yawe yose ndayafite ugenda mu ngo z'abandi ugenda ureba abagore ureba abakobwa b'abandi nta kindi amakuru ndayafite wowe kandi reka mubwire uransekeje nje banyita mbona bihita we buri kimwe cyose gicongeye nyireba nubaka kanya wasanga uciyeho kandi duhagararanye gahunda ya mbere mfite urayizi wowe nimba ushaka guhera iwanyu uhera uzaza ubyuka ukubura n'ibikote we n'uruda n'ibyanwa ibiki ugasazira iwanyu urahaguma aka kanya mfite gahunda bino tujyane mwereke gahunda ya nyayo njye guteretera ibyana ariko nawe gahunda ugomba kumva ni imisigi yose yasigaye y'ibiryo byose ugomba kuzaza ubinyihera ubwo si bwa butekamutwe bwawe wakotoye iki gifu cyawe ntabwo uzi gukora we mbona bihita amakuru ndayafite ubwo uragira ngo njye guha ibyanjye gusubirye ariko mbona bihe reka nkubwire ubashije kumpa iyo pasi kabisa ukampa uwo mwana ukaduhuza njyewe nabigukorera rwose ibiryo byasigaye nkajya mbiguha yewe na papa yazi inzoga yayisiga nkayikuzanira ariko ibyo misigi byo reka misigi buriya papa niye wowe nkorera icyo kintu urebe ngo ndaguhindurira ubuzima ukava mu cyobo njyabu ukajya mu cyobo njyabukene ngwino tugende njya kuguteretera sha reka tugende shambo nabe ntabasha ntabara we Se wa musaza we wagiye umwizo shoboye oyago ngiye gusengera ugiye gusengera aka ni akarayemo kindeka ngiye gusengera sha urasi uragenda uri muzima ese makuru sha uri kugenda uri muzima Mbano tukizaje ibintu byose wigeze najyuwa barakoze nyene none se barakuyoboye muri karitsiye inda ziterwa muri karitsiye ntago hari undi uzitera sinibona bihe no ibyo kumbwira ngo uzanzanira inzoga ya mitebezo oya mitebozo wapi umva reka tubanze dusubire muri ya magambo tuyanoze neza njyewe ibiryo wenda bazajya bamba imisi vuga ngo naza naya n'ibyasigaye mu masafura byose uzaza bikomba ubimbikira ahantu ibyo nje ninegera ubundi mbyimari byose uragira ngo noneho papa mitebezo azanyirenze n'ibiryo byasigaye mu isafuriya akuze ukuntu reka nkongorere uriya papa akunda imishyushyo nyine imishyushyo ntabwo ari iyawe imishyushyo ni iya papa
ngira rero nimba rero ushaka rero kuguma noneho kwisiga rero ukaborera iwanyu cyangwa ukanakomeza gukandagirwa n'ingurube. Oya. Ngiye gahunda ndayigukorera ariko nawe nimba iyo misigi uzaza uyinsigira byose ukabizana. Umva ariko genda gakeya ariko genda. Reka gajya untwara gakeya njyewe. Ibyo bintu byo bigenza gake gawe. Kandi utazatuma ntera inda ntara. Cyagenda. Cyangwa ino tugende. Cyagenda ureba pfa na ruguru zitazakugonga ariko. Ujye ukabaye ibintu byo kwiyemera. Yareba pfa na ruguru cyangwa irukanga ishohere mu noneho urakoze takugonga. Waje tukagenda. urabona wari umuharuro w'iwanyu genda sha nanjye nubwo uri mu biti koko genda neza na sha funguye nakashaka abanyuma reba urabona ireno ryavumbi wirirwa wiyoraguriraho urabona atari umuhanda w'umukara gende rwose shabanguka ubundi urwaye ibinya shabanguka ngende mfite ubwoba mbona bihita ibintu zanzanamo njye mbona bizanankora ibintu byo gutereta ubundi ubona ari ibintu byanjye cyabusiko ashacecekaho amagambo ubundi uri kuvuga ubundi wagira ngo uzi ko wagira ngo uri umugombozi none urabona ibintu uri kunzanamo wowe gutereta kuva ngenzi nsaza gutya naratereta umukobwa reka rero nkubwire wewe wasanga warakandagiye n'inama cyangwa n'ihene cyane ingurube urangiye muri quartier baranzi yuko ari ngiye muhungu abakobwa bose bahaje ni ngiye ubateretera urumva ngewe abantu bose ba quartier ni ngiye ubasha nyine gukontrola buri kintu cyose we cyabusiko ihangane ugendere kuri gahunda zose ndi buguye ugume hano twahageze dore ni hano reka mbere subiriyeyo umva wowe genda ubanza ubinoze neza umutereta ubinoze ngewe uzumfata akaboko urangiza unjyane ariko wabinogeje njyewe urabizi gutereta reka bye baranzi njye mbona bita mwana buri kimwe cyose gicongeye nyireba sibyo aho genda ubiko ariko uze wabinogeje ku buryo nanjye ngenda kabisa ngasanga ibintu ari good rich ariko ni good rich ni good akira ndabinoza usanga ni ukugenda guhobera guhikibizu uhita gukunda urukundo rutumbagira rubatumbagiza reka mbinoze guhoberana no gusomana byo ari buguhobere urukundo rugahita rukuzamo rukagutumbagiza cyangwa se kuguma hano rero reka mbyiteho komeza urebe nuhumbye no kumuhobera komeza urebe nuhumbye ariko hanze ubinose nuhumbye umunsi urakubera mu bisha kangereyo genda ngaho genda Janet imeze bite komera nshobora kukubwira nyine ibintu byari igihe nyine mba neka ko n'ibihuru byajyana amazimwe bikagenda ugasanga quartier yose ibintu byose byakwiriye urazi hari umuntu muri quartier uri kugendaho ari kugenda wagira ngo maze umva ngo ararakurota cya gihungu cyitwa cyabusiko ntabwo muzi w'umukara munini cyane ubyibushye ufite ikirenge kinini ufite n'inda nini cyane unagenda gake munini cyane wo hirya kwa mitebezo wo kwa bamusaza bamwe bakunda kwenga inzoga iyo yavuze ko ashaka Janet cyangwa yarashaka Janet ngo umutima we ngo wawujyanye ngo ahora kurota ngo yabyutse ngo yicura ngo muri kumwe none ngo yaragukunze mbwira ko nadahari oya usengera n'abato uzise nanjye narebye ndavuga umuhambirwa nk'uri ubundi yagukunda mu buhe buryo yagiye agakunda intoki cyangwa agakunda ibiti ahubwo yarasaze umubwire ngo ntabwo ushaka ntabwo ari ahubwo ashobora gusanga niba atari wibeshye niwe wibeshye reka nkubwire iki kintu nshaka kugira ngo nkorere ubu ngo yishimye ngo ashaka kuguhobera kizu gikubite kugira ngo se twanazanye ikiri hano inyuma kimeze nka bya bindi birari inyuma harya ngo bamwita gake ni cyiza ugikubita ugikocore nazi yaryo ushaka kumenya umukubita umukandakanda ukandagira umunyuke urumva abo rembo nabita urabizi buri kintu cyose yo muri quartier nzanye kugezaho ariko kiriya gihungu cyitondere nta kibazo wewe none yambwiye ngo araguhobera ngo aguterure ngo aguhe bizu umva nanjye byambabaje nta kibazo mureke witamusika umva rero
nabinogeje gahunda ubu ibintu byose biri ku murongo ni good fine thank you. boneza ugende wamuhobera wamusoma wamuterura wamuhabiza byose bimeze neza. Ndagenda muhobere gutya arabyemera. Ahubwo kumuhobera ngo urahita umuzamurira isukari n'urukundo rwinshi cyane nibyo ashaka reka. Ngende gutegira inama ariko nawe nyine ngende gutya wagenda utaruka wagenda usimbuka wataruka inenzi leta ugeramo wowe bikora hakoshaka wagenda nanjye nkababa abasore njya mbona muri quartier babambye amaboko wegenda wabyimbye nyine agatuza wagashyize imbere buryo ari bubone warateruriye kunda ugaterurira no mu maso uyu munsi kubereye mwiza Imana ikwakire mu bayo Imana ikwakire mu bayo.